inkuru zirimo kugenda zivugwa hirya no hino nizongeye kugeza ngiri twedi Kelody, hanyuma yitwa Imike TV Show. Kora subscribe kanda like comment yaba nziza n'ibindi bitandukanye. Hanyuma rero izi nkuru zigezweho reka nzitangirire ahangaha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwataye muri yombi uwo Urizagwira Florien wo mu muziki nka Yamano, akaba akurikiranwe ibyaha birimo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi bitandukanye. Aya makuru rero yahamejwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry, ati ku itariki 16 Gicurasi 2026 RIB yafunze Urizagwira Florien wo mu nka Yamano, akaba akekwaho ibyaha bitandukanye birimo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi. Amakuru hari yahamya yuko ibi byaha yaba yarabikoze mu bihe bigiye bitandukanye. Icyakora nyuma yaho amenye yuko yarezwe, yaje gutoroka akomeza gushakishwa, aho uboneye ko nta maherezo aza kuva aho yari yarihishe maze yitaba ubugenzacyaha. Kugeza ubu Yamano afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu giperereza rigikomeje, dosiye ye irimo gutunganwa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ku rundi ruhande kandi hari amakuru avuga ko uyu muhanzi yahoteye umugore we mu bihe bitandukanye, ariko bikaza kuba bibi kurushaho ubwo yamugongaga. Vava rero usanzwe akundana n'uyu muhanzi aherutse gutangaza ko uyu musore yamugonze, akamukubita, akamuruma izuru ndetse akamutera ubwoba ko azamuhitana igihe yaramuka abivuze. Ni byinshi bitandukanye. Iyi nkuru reka tuyinjiremo tumenye ubundi Yamano we ubundi n'icyo abivugaho. Ese we urabyumva gute? Ukomeze kugenda utera komenti uko nkomeza kugenda nyikubwira. Hanyuma rero uyu Vava yavuze ko umubano mubi hagati ye na Yamano wafashe indi ntera tariki ya 24 Werurwe 2026 ubwo yari kumwe na Yamano mu modoka bagiye muri sauna. Yavuze ko icyo gihe yasabye Yamano kureka gukoresha telefone igihe yari atwaye. Ibintu byarakaje uyu muhanzi kugeza aho amutegetse gusohoka mu modoka igitaraganya. Ati yahagaze mu muhanda hagati hatari no ku cyapa rwose, hanyuma ahita nsohora mu modoka kubera ko nta kindi nari gukora, nyine ndasohoka, hanyuma mfata moto. Nkimara kwambara ingofero casque, narebye inyuma mbona yadukurikiye, ngira ngo agiye kumbwira ngo nsubire mu modoka, ariko mbona yongera umuvuduko aratugonga. Ni ibintu bikomeye cyane rero. Iyi nkuru irimo kugenda ivugwaho ibintu bigiye bitandukanye. Bamwe batuye umugore arabeshya, abandi batuye Yamano yararenganye, abandi batuye byose biraterwa n'amashusho yagiye hanze. Ese we urabyumva gute? Mbwira uko byumva. Hanyuma rero reka nkomeze iyi nkuru rero ikomeza ivuga yuko mbere yo kwitaba RIB iherereye i Kanombe, Yamano burya ngo yabanje gufata amashusho asobanura intandaro y'amakimbirane n'umukunzi we Vava. Avuga ko yamubereye umuntu mubi, yamwibye, yamuciye ku nshuti ze zose n'umuryango, yamukuriyemo inda 3. Ibi byose akaba yarabikoze. Hanyuma ku musozi w'iyi video ndaza gushyiriramo amajwi y'umugabo cyangwa se amajwi y'uyu Yamano, uyakurikire ibi mvuga samashyengo. Hanyuma nyuma y'ibyo rero Vava yatangaje agaragaza ibimenyetso bitandukanye by'uko yakorewe ihohoterwa rikomeye ririmo kurumwa izuru, gukubitwa no kugongwa. Yamano nawe yagiye ku mbuga nkoranyambaga mbere yo gufungwa atanga uruhande rwe ku byabaye. Hanyuma rero mbere y'uko nkwereka amashusho, reka mbanze nkubwire yuko mu mashusho yafashe mbere yo kwerekeza ku maboko y'inzego z'umutekano, Yamano yavuze ko atigeze abona urugo rwiza, ashinja Vava kuba yarangije ubuzima bwe. Yagize ati ntabwo yambereye umugore mwiza, Vava rwose akigera mu buzima bwanjye bwahise bumera nk'akayunguruzo katobaguritse, buri kintu cyose cyanjye cyahise kijya ku gasozi. Yakomeje avuga ko yamwibye ibintu byo mu rugo, amusuzugura ndetse akamuteranya n'inshuti ze n'umuryango we, aho yavuze ko ababyeyi be batakigera iwe kubera amakimbirane yatewe na Vava. Yamano yagaragaje ko mu gihe cy'umwaka umwe gusa Vava yakuyemo inda 3 yari yaramuteye, ndetse ko n'ubu ngubu ashobora kuba afite indi nda y'amezi 5 ishobora gukurwamo nayo. Yagize ati yari yararahiriye kujya kundega no kumfungisha. Mu mwaka umwe gusa yakuyemo inda 3, ndetse n'ubu ngubu ashobora gukuramo indi ikaba inda y'amezi 5 atwite. Yongeyeho yuko Vava yamuciye ku babyeyi be, akamuteranya n'inshuti ze, ndetse akamushyira mu buzima bw'akaduruvayo. Nubwo Yamano yiregura atya, uruhande rwa Vava bwo rukomeje kugaragaza ibimenyetso bikomeye by'ihohoterwa. Muri live yakozwe na Godfather, Vava yagaragaje amafoto y'ibikomere byuzuye umubiri, igice cy'izuru cye cyarashwanyagujwe nyuma yo kurumwa. Ubutumwa Yamano yamwandikiye amutera ubwoba ko azamwica cyangwa se ngo akiyahura aramutse amureze, n'amashusho agaragaza Yamano arimo kunywa ibiyobyabwenge. Ibi byongera ku buhamya bwe bw'uko yigeze no kugongwa n'imodoka yari itwawe na Yamano ku bushake nyuma yo kumusohora mu modoka.
iyo singaye nguko rero gusa ku musozo w'inkuru ndaza gushyiramo amajwi y'aba bombi nurangiza wumve buri ruhande nawe ugira icyo utoramo. Hanyuma rero reka ngomeze nkubwira yuko mu yandi makuru abahanzi barindwi batwaye Primus Guma Guma Superstar batumiye mu bitaramo bya MTN Iwacu na Muzika Festival bigiye kuzenguruka mu mijyi 7 y'u Rwanda kuva kuwa 20 Kamena 2026 kugeza tariki ya 2 Kanama 2026. Ibi byemejwe na Mushokioma Joseph uzwi nka Bubu, akaba umuyobozi wa EAP isanzwe itegura ibitaramo ku bufatanye na sosiyete nka MTN Rwanda. Primus ndetse by'umwihariko muri uyu mwaka bakaba bamaze kwiyongeramo BPR Bank. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye tariki ya 18 Gicurasi 2026, Mushyoma Joseph uzwi ku izina rya Bubu yavuze ko kimwe mu dushya tuzaranga ibitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival uyu mwaka harimo ko ku bufatanye na Primus abahanzi begukanye Primus Guma Guma Superstar uko ari 7. Ati kuri iyi nshuro turi kumwe na Primus rero bahisemo ko mu bitaramo by'uyu mwaka abahanzi batwaye Guma Guma nabo twazababona, hakaba harimo umwe watuvuyemo mu 8 bayitwaye, nawe tuzagira umwanya wo kumuha icyubahiro. Ibitaramo bya Primus Guma Guma Superstar byegukanwe n'abarimo Tom Close, King James, Riderman, Jay Polly, Bruce Melody, Butaro Knowless, Urban Boys hamwe na Dream Boys. Byitezwe yuko Bruce Melody azataramira Ingoma, Urban Boys itaramira mu karere ka Rubavu, Riderman ataramira Musanze, Butaro Knowless ataramira Muhanga, Dream Boys ikaba izaba ihagarariwe na Platini Ihuye hamwe na Tom Close uzataramira i Nyagatare. Aba bahanzi bazajya bagenda biyongera ku batangajwe ko bagiye kwitabira ibitaramo nka Chris Easy, Bushari, Marina Debor, Kenny Soul, Davis D, Kevin Kade na Roskana. Birumvikana rero yuko azaba ari ibirori biryoheye ijisho rwose. Ngayo nguko rero nawe ntuzacikwe n'ibitaramo, reka mbonereho kubwira ni uzagire ibihe byiza. Hanyuma rero nabwo aransoreje amakuru y'imyidagaduro aracyakomeje. Kandi ati uyamano ubuzima bwe ngomba kuburangiza. Sibyo nibyo ubu mu mwaka umwe vava mu mwaka umwe yakuyemo inda 3. Mwamwe mwumva icyo kintu, ibyo bintu mbirengaho ndakomeza ndamukunda. Muraho neza Florier w'Impano wako. Ndi hano rero kugira ngo nsobanurire ikibazo nahuye nacyo muri ino minsi. Ni byinshi twagiye duhura nabyo ariko byinshi byabayeho. So njyewe rero nagize ibibazo igitekerezo cyo gushaka umugore n'umukobwa, turaganira kubwira yuko ufunguye tuzazambere umugore. Arambwira ati nanjye nakukurera wambere umugabo. So ikintu cyabayeho ni amakosa, ariko nanone numvaga atari amakosa kuko numvaga ni umuntu mukuru, nanjye ndi umuntu mukuru, ntabwo naza n'umugore ntashoboye inshingano z'urugo, ntabwo naza n'umugore ntashoboye kubaka urugo. Ariko ikintu cyabayeho, umugore yaje mu buzima bwanjye, yanjye n'inshuti, yanjye n'abavandimwe mu buryo ntabasha gusobanura, mvuge ngo yarambwiye ngo nguriya, ariko yankoreraga utuntu, namwe murabizi muri abantu bakuru, ku buryo ancomekanya n'abantu. Ibazeho umuntu ageraho akwangisha ababyeyi. Ibyo twarabirenze, ndavuga ati okay, niba udashaka ababyeyi mu rugo iwacu, n'ubundi ababyeyi ntabwo aribo banyubakira, ninjya mbakumbura sinjya kubasura, si ngombwa ko bazana. Muzi ibintu byose byabayeho, twagize gutya duhura n'ikibazo, video bijya hanze yacu, cyo turi mu gikorwa cy'abantu bakuru, ariko mu by'ukuri iyo video yabaye intandaro y'ibintu byose. Umugore ntabwo yongeye kunyumva, umugore ntabwo yongeye kunyubaha, mbese video yayigize icyitwazo n'ikikango cyo kumbwira ko nitwara kose, maze kwiyereka n'ukora iki cyo cyose nzagufungisha. So nagerageje uko nshoboye, shaka inshuti, mfite manager wanjye witwa James aba muri Amerika, yari amaze iminsi mu Rwanda. Mpamagara James, mpamagara mu rugo, turaza twiga ku bibazo bya hano, ndababwira ati rero ikintu cyiza gitera akaduruvayo ku rugo rwa hano si uko turwana cyane, ahubwo tuba turi kuganira ku bintu runaka tutari kumvikana, umugore akavugira hejuru nk'aho ari gutabaza. Nkamubwira ariko kuki cyo kuvugira hejuru, wajya uvuga gake niba ushaka ko dukemura ibibazo, ukareka kuvugira hejuru. Ibyo byose twarabirenze. Noneho
tuza kwihira umwanzuro wo kuvuga yuko umuntu niyongera gukora ikintu kitasobanutse icyo ari cyo cyose buri umwe wese azavaho. Vava njyewe nagiye ku kazi nk'uko mubizi ko kuririmba. Ngeze ku kazi nkahurira n'ibibazo challenge z'akazi zezo zose bigera mu masaa 9 ntaramuhamagara, ariko mu by'ukuri nta rundi rwango nari mufitiye, ntari sinzi aho musize, nari ndi gukoresha buryo bushoboka ngo naye so kandi urabizi ko gufunga ari mu masaa 8, so rero amasaha yamufatiyeho ntikupafuminga. Icyo gihe rero yarampamagaye ndamwitaba, ariko ntinumva afite uburakari bwinshi bwo guhita nshaka uburyo ndaza ngeze mu rugo nsanga afite uburakari bwinshi. Ndamubwira ati gusa uba wibuka ko njyewe iyo mvuye hano nari ngiye mu kazi, ese njyewe nari ngiye mu kabari, ese mbese mbwira ikintu nari ndimo. Arasara biba ngombwa bya bintu nababwiraga byo kuvugira hejuru. Ndamubwira ati ariko ukeneye mande kujya uceceka ukavugira hasi. Ubwo nari ntangiye kujya nkeka ko ibintu nta kongera gutongana. Ubwo mwanzuro dufashe ni uko umuntu uzongera gukora ikintu cy'ubugoryi agomba guhunda umwanya undi. Ubwo nanjye ikintu nakoze nahise mfata inzu ndayifunga, ndagenda njya ku irebero. Ngiye ku irebero, ngeze ku irebero umuturanyi barampamagaye ati ariko se kuri kwimuka? Ati njyewe se ndi kwimuka? Ati uri kwimuka? Ndababwira ati njye ntabwo ndi kwimuka, urabona hano hari ibintu hano harimo imitako, ibiki, ibitanda, ibintu byose yaratwaye. Ndangije numva nkamusanga ahantu ibyo bintu yatwaye, ibyo bintu biri kuba ku kanya turaza kurwana, kandi turwana amategeko arabizamo sange ni njyewe uri kubiryoza. Ikintu nakoze nahise ngenda iri joro nibwo ikintu cyangaruye, nibwo nahamagawe nari ndi yigiriya ubwaho. Ubwo umuyobozi kuri Rigo wanyandikiye ati ushaka umugore wawe yarakureze. Ndavuga ati ariko uyu muntu aranshaka iki? Nti ibintu tubayeho, hari n'ibindi ntavuga ko sindi hano kumurega cyangwa kumushinja, ariko umuntu wambaniye bitari byiza pe, mu buryo ntabwo yambereye umugore mwiza. Njyewe Vava kigera mu buri buzima bwanjye bwese bumera nk'akayunguruzo katubaguritse. Buri kintu cyanjye cyose cyahise kijya ku gasozi. Ubwambure bwanjye, amabanga, uburyo nkoramo ibintu, nkagenda nkasanga inshuti zanjye zifite amakuru ntazi, kumbi ariko sinicinga. So icyo kintu cyo kujya kundega rero yakubise agatoki ku kandi ati uya mpano ubuzima bwe ngomba kuburangiza. Sibyo nibyo, ubu mu mwaka umwe Vava mu mwaka umwe yakuyemo inda 3. Namwe mwumva icyo kintu, ibyo bintu mbirengaho ndakomeza ndamukunda. Nkamvuga ati uyu muntu wenda ashobora kuba ari kwanga kubyara muri zino situasiyo z'ibibazo by'amavuta, amureke simushyire kuri pressure, mureke. Ubwo ngubwo ikintu naketse yaratwite, yarafite inda iri mu mezi 5, kandi buri iyo ashaka gukuramo inda arandiranje cyane, akanira stress, agashaka impamvu zituma ava mu rugo akagenda akazagaruka inda yaravuyemo. Ni ukuri mu banjye bakunze b'imiziki banjye cyangwa abanyarwanda muri rusange, ibi bintu ndi kubabwira ntabwo ndi kubabeshya, niko kuri. Hari n'abantu bamuzi nk'ubu ntabwo umuntu uziva ari kuri understanding ibintu ndi kuvuga. So ikintu nababwira ni mwumva ngo nafunzwe cyangwa nagize ute, ntimugire ubwoba, ndahari kandi ndahari. Niyo banjyana icyo nzi cyo ni uko Uwiteka abereyeho guca imanza abana b'abantu niyo batabishobora cyangwa babera cyangwa batabera, ariko Uwiteka arahari ngo aducire urubanza. Murakoze kandi ibihe byiza, Uwiteka abahe. Wowe wari uri kuri moto? Yego, njye nari mvuye mu modoka nuriye moto. Yego. Yanegeye imbere imodoka irangonga. Imodoka wari urimo niyo yakugonze?
yego no imodoka ntabwo nari nyirimo Iyo wari nari uvuyemo. nyisohotsemo iyo wari usohotsemo yego ngiye kuri bike noneho iyi modoka nini iradukurikira iratugonga irabakurikirira bagonga. yego Iyo modoka yari itwawe nande? yari itwawe na Yamana Na Yampano umugabo wawe? ntabwo ari umugabo wanjye Godfather. I'm sorry. Yampano mujya muvuga ibintu neza. sorry mbabarire. Yampano mwari muri umufiyanse yari umufiyanse wanjye. Okay, umukunzi wawe. Yego umukunzi wanjye. Okay, reka dukoreshe ijambo umukunzi wawe. So wasohotse mu modoka wurira moto yakugonze, byari ubushake ni accident byagenze gute kugira ngo Yampano agonge moto wuri? Byagenze gute? Yakugonze yagonze moto ku bushake, mwari mwajyanye amakimbirane, byagenze gute kugira ngo Yampano agonge moto wicayeho ukimara kuri moto akayigonga? Yabikoze ku bushake. Yagonze moto uriho ku bushake? Yego yagonze moto nari ndiho ku bushake. Ni ukuvuga ngo wari uvuye mu modoka mudangwa ubutabera ku muntu wese. Allo? Allo? Oui. Vava waramutse? Amakuru yaramutse? Bon. Wakongeye kwijwi gato ko uri kuvugira kuri? Urukunyumva ahangaha? Yego ahangaha ndakumva. Vava amakuru yaramutse? Bon, sawa ndashima Imana. Urashima Imana, Imana ishimwe. Nguhamagaye ndi live. Yego. Nguhamagaye ndi live, so ngomba icyo ari cyo ndashaka kukubaza. Ndatekereza atari ubwa mbere wumvishije ijwi, nitwa Godfather. Ndatekereza ndumva atari ubwa mbere. Amakuru yanyu? Ni sawa Godfather. So ko numva nta gatege. Nuko mbyutse kandi maze iminsi naniwe ukuntu. Ubu rero nibwo nari ndimo ndabyuka. Nibwo rero murabyuka. Okay. Vava umbabarire kuba nkubyukirije ku kibazo ngiye kukubaza, ariko uraza kwihangana. Ntabwo nagwamaga nari mfite byinshi, ariko naravugaga nti okay byari ibintu bisanzwe, ariko noneho inkuru naraye numvishe yatumye nifuza kukubaza ku nkuru nakiriwe mpawe n'abantu banjye Inyamirambo urenze kwa Mutwe ku bitaro kuri clinique ihari tariki 24 nakiriye inkuru ndetse n'ifoto urimo kwinjizwa mu bitaro, urimo kuvirirana wakomeretse. Vava byari byagenze gute tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu? Ntabwo nabihakana kubera ko uriya munsi rumva hari abantu. Yego. Kandi hano twabyabereye ni ku muhanda. Yego. Ukuntu byari byagenze ni impanuka, nagize impanuka. Wagize impanuka? Yego. Impanuka wagize yari iteye ite? Wagize impanuka imeze gute? Iyi modoka na moto. Iyi modoka na moto? Yego. Wari utwaye imodoka ugonga moto? Oya ntabwo ari njye wari uyitwaye. Wowe wari uri kuri moto? Yego njye nari mvuye mu modoka nuriye moto. Yego. Yanegeye imbere imodoka irangonga. Imodoka wari urimo niyo yakugonze? Yego. No imodoka ntabwo nari nyirimo nari nyisohotsemo. Iyo wari usohotsemo? Yego ngiye kuri bike noneho iyi modoka nini iradukurikira iratugonga. Irabakurikirira bagonga? Yego. Iyo modoka yari itwawe nande? Yari itwawe na Yamana. Na Yampano umugabo wawe? Ntabwo ari umugabo wanjye Godfather. I'm sorry. Yampano mujya muvuga ibintu neza. Sorry mbabarire. Yampano mwari muri umufiyanse yari umufiyanse wanjye. Okay, umukunzi wawe? Yego umukunzi wanjye. Okay, reka dukoreshe ijambo umukunzi wawe. So wasohotse mu modoka wurira moto yakugonze, byari ubushake ni accident byagenze gute kugira ngo Yampano agonge moto wuri? Byagenze gute? Yakugonze yagonze moto ku bushake, mwari mwajyanye amakimbirane, byagenze gute kugira ngo Yampano agonge moto wicayeho ukimara kuri moto akayigonga? Yabikoze ku bushake. Yagonze moto uriho ku bushake? Yego yagonze moto nari ndiho ku bushake.
ni ukuvuga ngo wari uvuye mu modoka hatarimo kumvikana, mwari mushwanye kugira ngo usohoke mu modoka? Yahagaze mu muhanda. Yego. Nta nubwo ari wenda ari no ku cyapa, yahagaze mu muhanda hagati asohora mu modoka, nanjye ndasohoka kuko nta kintu ari gukora ako kanya, mpita mfata moto. Yego. Nuriye moto, noneho maze kwambara kasike, twegeye imbere gatoya, ndebye inyuma yanjye mbona yadukurikiye. Yego. Ngira ngo wenda agiye kudukurikira buhoro, wenda ahagarare nk'ahantu abwire nsubize kuri moto nsubire mu modoka, ahubwo mbona yakisereye imodoka aratugonga njye n'umumotari. Arabagonga n'umumotari? Wakomeretse? Nyuma yaho rero narakomeretse mu biganza, ku maguru, ku matako, ariko nyine ako kanya nahise njyanwa kwa muganga, ngira ngo niyo mpamvu hari wabibonye gutyo. Niyo mpamvu nabibonye gutyo? Yego. Nyuma yaho ukimara kujyana kwa muganga kuva tariki 24 wabashije gutanga ikirego cyangwa wagiye kurega ya mpano wari umaze kukugonga? Oya, mu by'ukuri gatwa hari ibintu nk'abantu baba bamaze kumenyana. Ntago icyo gihe nta nubwo nari mfite n'imbaraga zo kuba nahita nihutira kujya mu bindi bintu. Nari mfite kubanza nkamera neza nkitaho. Nyuma y'uwabikoze asabye imbabazi rero, kubera ko hari ibindi nagombaga kwitaho cyane ndi gukurikirana, biba ngombwa ko nabiha umwanya ko icyo gihe. Hanyuma amakuru avuga ko mukimara kuva ku bitaro ukajya mu rugo, mukigera mu rugo yagufungiranye hanyuma akakwambura telefone, bifitanye isano n'ukuri? Twareka ibindi tube tubyira, ariko ntabwo bigiye nyuma y'ukuri, ntabwo bigiye kure y'ukuri. Ntabwo bigiye kure y'ukuri. Reka tube turekeye ahangaha. Nyuma y'ibyo byabaye, ya mpano amakuru yangezeho ni uko aya masaha afungiwe muri sitasiyo ya RIB i Kanombe. Byaba bifitanye isano no kukugonga cyangwa n'ibyo byabaye? Kadutegereze, gusa nanjye amakuru yakugezeho nanjye n'ubwo nguko nyafite. Reka ibindi tubitegereze, dutegereze ibyo bari butangaze. Wakoze cyane kubana nanjye, ngene twedi Kelody, reka dusubire mu zindi nkuru zikurikira zigezweho. Ntujye kure, twitwa MK TV Show, turi hano ku bwawe.